Bageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Ni umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro. Nshuti muvandimwe nkunda, wowe uteze amatwi radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro yumvikanira kuri FM 106.4, ndagusuhuje. Amahoro Imana itanga, ya yandi atagira impinduka, abe muri wowe iteka ryose. Tugarutse mu byigisho by'ivugabutumwa, aho tugiye kurebera hamwe icyigisho kitubaza kiti, hirya yo kwirengagiza ukuri hazakurikiraho iki? Uri kumwe na mwene so Munyazirinda Juvenal, ari nawe ugiye kukikugezaho. Reka dusenga Imana. Data wa twese, izina ryawe niryubahwe. Ni wowe wenyine ufite guhishura ukuri kandi ukadushoboza kukugenderamo. Ukuri kuri kwirengagizwa nkana, ukuri kwamaze gusiribangwa, ukuri ntikugira kirengera uretse wowe ubwawe washobora kukurengera. Ndinginze cyane kugira ngo bari mu isi, by'umwihariko abanyumva, buri wese umushoboze kugendera mu kuri kw'ijambo ryawe, mu kuri kwawe bwite, twe kwirengagiza ukuri kuko ariko kugomba kutubatura kandi kwagenewe kuturokora. Buri wese umuhishurire ukuri binyuze mu gusoma, mu kwiga, mu gusesengura, mu gucukumbura, kugira ngo tumenye ukuri. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Fata Bibiliya dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Turasoma igice cya 58 umurongo wa mbere. Handitswe ngo, shyira ejuru uvuge cyane we kugerura, rangurura ijwi ryawe nk'ikondera, ubwire ubwoko bwanjye ibicumuro byabwo, ubwire inzu ya Yakobo ibyaha byabo. Iri somo nk'uko turibonye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 58 umurongo wa mbere, ririmo imigabane 4 dusabwa gutekerezaho byimbitse. Umugabane wa mbere ni ugushyira ejuru ijwi ukavuga cyane utageruye. Iyi rero ikaba ari inshingano y'umurinzi uri mu nshingano ze neza. Byari byarabaye ubuzima n'imibereho y'intumwa n'abahanuzi, cyane cyane nka Mikaya utaratinye igitsure cya Ahabu wari warataye inzira y'ukuri, n'ibikobo bya bagenzi be bavugiraga ukuri ku nyungu bagukuramo, ntabyiteho ahubwo akarangurura ukuri atitaye kuri ibyo byose. Ibyo tubibona cyane mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 22 umurongo wa mbere gushyika ku murongo wa 28, aho Mikaya atigeze atinya ingaruka z'ibyashoboraga kumubaho. Mwumve neza cyane nko ku murongo wa 13, aho bohereje intumwa nyuma y'abahanuzi 400 barimo na Sedekiya mwene Kenani wicurishirije amahembe y'ibyuma, bakaba barahanuraga iby'amahoro imbere y'umwami Ahabu. Umva uko byanditswe ku murongo wa 13 ngo, maze intumwa yari yagiye guhamagara Mikaya, iramubwira iti, dore abahanuzi bahuje amagambo ahanurira umwami ibyiza. Ndakwinginze amagambo yawe abe nka yabo, uvuga ibyiza. Mikaya yari kuvuga ibyiza yibagiwe ibyo Uwiteka yamutegetse. Ku murongo wa 14 haranditswe ngo, Mikaya arayisubiza ati, ndahiye Uwiteka uhoraho, icyo Uwiteka ambwira nicyo ndibuvuge. Iki rero nicyo cyari ishingiro ryo kurangurura kwa Mikaya, kwari ugushingira ku cyo Uwiteka yamubwiye, atari icy'ishyirahamwe ry'abahanuzi bamaze gutandukira batakaza umurongo w'ubuhanuzi, kuko umurongo w'ubuhanuzi ugomba gushingira ku cyo Imana yavuze, ushingira ku mitekerereze y'umuhanuzi n'ikinezezwa ahanurira kugira ngo amukureho indonke. Ibi byakomeje ku murongo wa 15, aho Mikaya amaze kubazwa ikibazo n'umwami ati, mbese dutabariramo Tigaleyadi cyangwa se turorere? Mikaya yamusubirishije imvugo iri mu murongo w'icy'abahanuzi be bamuhanuriye. Mikaya atayemera nk'agashungo kamuhamagarira kumva neza ko umurongo uhanura ibinyuranye n'iby'Imana ari byo uwo mwami yashakaga. Maze Mikaya aramubwira ati, ngaho tabara uragira ishya, kandi Uwiteka azahagabiza umwami.
ko ariko baguhanuriye se uragira ngo nyuranye nawe nshingiye kuki? Niba rero ibyo baguhanuriye tabara, ariko ntukenera guhanurirwa ibiturutse ku mwami Imana urabyumva. Ku murongo wa 16 umwami aramusubiza ati ndakurahiza ngire kangahe kugira ngo utagira icyo umbwira kitari ukuri mu izina ry'Uwiteka. Noneho Mikaya amaze kumva ko umwami yiteguye kumutega amatwi, abari aho bose biteguye kumutega amatwi amaze gukangura intekerezo zabo, aramusubiza ati nabonye Abisirayeli bose batataniye ku misozi miremire nk'intama zidafite umwungeri. Uwiteka niko kuvuga ati bariya ni impehe zitagira shebuja, nibasubire iwabo umuntu wese atahe iwe amahoro. Amaze kuvuga atyo umwami w'Abisirayeli abwira Yehoshafati ati sinakubwiye ko atari bumpanurire ibyiza keretse ibibi? Ariko se ikibazo cyari ibyo Mikaya yavuze, ikibazo cyari Mikaya kuri Ahabu, ikibazo cyari ikihe? Mikaya yaravuze biturutse mu kanwa k'Uwiteka, Ahabu yamuryoraga iki? Iki cyari ikibazo gikomeye, ari nacyo turiho dukurikirana. Igihe habayeho kwirengagiza ukuri, ni iki kigomba gukurikiraho? Ibi byose byakomeje kugaragara rero uruhererekane kugeza aho Mikaya afashwe arafungwa, kuko ku murongo wa 26 niko babihamya. Maze umwami w'Abisirayeli aravuga ati nimujyane Mikaya mumushyiramo n'umuhungu w'umurwa nayo wasa umwana w'umwami, muti umwami aravuze ngo iki kigabo nimugishyire mu nzu y'imbohe, mukigaburire ibyo kurya by'agahimano n'amazi y'agahimano kugeza aho azatabarukira amahoro. Kandi ibi byari bimaze kuba Sedekiya mwene Kenani yari amaze kumukocora urushyi arukubise Mikaya. Mikaya ho yasubije Sedekiya wari umaze kuvuga ngo uwo mwuka w'Uwiteka yanyuze hava muri jye akaza kuvugana nawe. Ibyo ni inarijye guhanurira, inarijye no guhanurira kwemerwa n'abantu bitari kwemerwa n'abamaze gukizwa n'iby'iryo jambo, ahubwo agahanurira ibyiza abantu gusa kugira ngo bamwizere bamwemere, ariko atemewe n'Imana. Mu gihe Mikaya yasubije Sedekiya ati uzabimenya umunsi uzicumita mu mwinjiro w'inzu wihisha, ubwo ibyo mpanuye bizaba bimaze gusohora. Ibi rero Mikaya yongereyeho ku murongo wa 28 ati nuramuka utabarutse amahoro wowe Ahabu, Uwiteka azaba atavugiye muri jye. Kandi aravuga ati murumve namwe rubanda mwese. Umuhanuzi rero ahagarara ku cyo yahanuye. Iyo ari umuhanuzi w'ukuri agihagararaho neza, kuko ijuru riba ryakimuhaye. Kandi umuhanuzi hari ibimenyetso bimuranga, tuzabisesengura mu mwanya wabyo. Ibi rero turimo turasesengura uko byagendekeye iri tsinda. Iri somo twamaze kubona twaribonyemo imigabane 4. Umugabane wa mbere ni ugushyira ejuru ijwi ryawe ukarangurura, kandi ukarangurura ijwi nk'umurinzi uri mu nshingano ze neza. Tubonye Mikaya uko yari ameze, kandi turabona n'urugero rwa Yeremiya utaracecetse kurangurura kugeza ubwo asutse amaganya ye imbere y'uwamutumye, avuga mu ijwi riranguruye ati ayi Uwiteka waranshutse nemera gushukwa. Nyamara ntabwo Uwiteka ashukana. Iyi yari imyumvire y'akababaro ka Yeremiya bitewe n'uko yari abangamiwe n'ab'igihe cye, kugeza naho yicujije. Muraza kubibona mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 20 umurongo wa 7 gushyika ku murongo wa 18. Muraza kubibona naho Yeremiya yavumye umunsi yavutseho ku murongo wa 14 ndetse n'umurongo wa 17 ati kuko ntishwe ntaravuka ngo mama ambere igituro inda ye ibe urutare. Niki cyatumye mvukira kureba umubabaro n'umuruho ngo iminsi yanjye imarwe no gukorwa n'isoni? Ntabwo yashoboraga guceceka, kuko ibyanditswe ku murongo wa 9 w'icyo gice cya 20 bivuga ngo kandi iyo mvuze ngo sinzamuvuga, haba no guterurira mu izina rye, mu mutima wanjye hamera nk'aho harimo umuriro ugurumana ukingiraniwe mu magufwa yanjye, simbashe kwiyumanganya ngo mbike ayo magambo. Ntabwo byagombaga kumukundira guceceka. Ibyo nibyo tubonye mu gihe cya Yeremiya. Na Petero nawe yishyize mu biganza bya Yesu ubwo yari umurinzi urangurura mu gihe cye, umwijima umaze kubudika mu mitekerereze y'abanyedini, mu mitekerereze y'abayobozi b'inzego bwite z'ingoma y'Abaroma. Arangurura aya magambo aboneka mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 3 umurongo wa 18. Petero ntiyaceceka,
ararangurura. Petero abyumvikanisha neza mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 4 ku murongo wa 18 ati, bongeye kubahamagara barabategeka ngo bareke rwose kuvuga cyangwa kwigisha mu izina rya Yesu. Petero na Yohana baramusubiza bati, niba ari byiza imbere y'Imana kubumvira kuruta Imana nimuhitemo, kuko tutabasha kwiyumanganya ngo tureke kuvuga ibyo twabonye kandi twumvise. Ibi nibyo byari ishingiro ryo kwigisha no kurangurura kw'izi ntumwa. Umurongo wa 21 haranditswe ngo, nabo bongera kubakangisha barabarekura, babuze uko babahana batinya abantu, kuko bose bahimbarizaga Imana ibyabaye. Ibi ntabwo uri bubyumve muri uyu murongo gusa, uraza no kubisanga mu gice cya 5 ku murongo wa 25 gushyika kwa 29 ahanditswe aya magambo ngo, ariko haza umuntu arababwira ati, dore ba bantu mwashyize mu nzu y'imbohe bahagaze mu rusengero barigisha abantu. Umurongo wa 26, maze uwo mutware n'abasirikare baragenda babazana ku neza kuko batinyaga rubanda ngo batabatera amabuye. Bamaze kubashyira imbere y'abanyarukiko, umutambyi mukuru arababaza ati, ntitwabihanangirije cyane kutigisha muri rya zina? Ese ubundi kuki atarivugaga? None dore mwujuje Yerusalemu ibyo mwigisha, murashaka kudushyiraho amaraso ya wa muntu? Petero n'izindi ntumwa barabasubiza bati, ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Nshuti mukundwa, uku kurangurura kuri mu kuri kudakikiye, kandi uku kurangurura kutanyuranije n'ukuri, uku kurangurura kutanyuranije n'icyerekezo itorero ryahawe gukoreramo mu nshingano ryahamagariwe, uku kurangurura kutanyuranije na Mwuka Wera ntikwashoboraga gucecekeshwa n'uwo ari we wese. Igihe cyose bikomotse ku Uwiteka ntushobora kubirwanya ngo ubishobore. Kubera iki? Urabibona ku rundi rugero rwo kurangurura rwa Yohana ari imbere ya Domisiyani. Yarababajwe ariko ntiyareka guhamya ukuri yamenye. Ibi urabisanga mu gitabo cya Ellen White cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa ku rupapuro rwa 349 kugeza ku rupapuro rwa 354 mu cyigisho yise Patmos. Wuzuye Mwuka, urimo imbaraga za Mwuka Wera, nshuti mukundwa uteze amatwi radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro, bene uyobowe na Mwuka w'ukuri ntacecekeshwa n'igitsure cy'ab'isi. Urundi rugero ni urwa Pawulo ari imbere y'umwami Nero, umwami wari umugome, umwami wari umwicanyi ruharwa, ari imbere ya Roma mpagani n'imbere y'Abayuda gito. Yagendanaga umwuka w'ijuru adashidikanya cyangwa ngo ahangayike, ahubwo yari afite ibyiringiro n'umunezero by'ahazaza. Ibi urabisanga byanditswe mu gitabo cya Ellen White yise Ibyakozwe n'Intumwa ku rupapuro rwa 316 mu cyigisho yise Pawulo acirwa ubwo gupfa. Nshuti mukundwa, ntabwo ari aba gusa bahagaze muri iyi mpatanwa yo kurangurura no guhamya. Turabona urugero rwa Luteri, Wycliffe, Baxter, Tyndale n'abandi batatinyaga igitsure, ibikangisho n'ibihano by'ab'igihe cyabo, bona nubwo byahitana ubuzima bwabo kuko bakurikije icyitegererezo cya Shebuja Kristo wabatumye. Umugambi bari bashyize imbere ni ukurangurura ingaruka bakazishyira mu biganza by'uwabatumye. Iki nicyo cyari ishingiro ry'imibereho yabo. Muvandimwe nshuti nkunda, aba bose hamwe n'abandi ntaboneye umwanya bari abahamya b'ukuri kw'ibyo twizera, ndetse no mu bihe by'akaga imbere ya rubanda, ndetse no mu bihome badatinya igitsure cy'ab'isi. Umugenzi we soje urugendo muri bo yashingaga icyapa gitukura, kikaba ikimenyetso ko yahagaze mu by'ukuri, kikaba igihamya ko yaguye ku murimo ari intwari ya Kristo. Ibaze mugenzi wanjye, nusoza uru rugendo watangiye uzavuga iki gihamya iby'imirimo yawe? Batinyaga ko ukuri batwaye kwazamo icyasha kubera ubugwari bw'umwe wo muri bo, waterwa ubwoba n'ibikangisho by'umubi. Uyu muburo ni uw'ibihe byose. Dore aho bukera umurimo w'ikome
ugiye gucanwa mu nzira y'abagenzi. Inyamaswa ebyiri zamaze guhuza ibiganza zihinduka inshuti mu gutsemba burundu kuri kw'inzira ya Yesu. Izo nyamaswa mvuze zanditswe mu Byahishuwe igice cya 13. Inyamaswa yavuye mu nyanja nk'uko tubibona mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 1 kugeza ku wa 10, hamwe n'inyamaswa yavuye mu gitaka iboneka mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 11 kugeza ku wa 17. Icyazihuje ni ugutsemba amahame y'ukuri. Nta mugenzi n'umwe udakwiriye kuba maso no gushishikarira kumenya iby'izi nyamaswa, kuko igihe icyo ari cyo cyose azirengagiza kumenya amakuru n'imigambi by'izi nyamaswa ntazamenya icyerekezo n'ibigambiriwe kugerwaho, kugira ngo ashobore kumenya uko ari bugume mu bwihisho bw'isumba byose, mu mababa yisumba byose, nk'uko umunyezaburi yabivuze muri Zaburi ya 91. Muvandimwe inshuti nkunda, ese abana b'Imana bazemera ukuri kwirengagizwe burundu babirebesha amaso yabo? Ese bazemera kugendera mu binyoma byagizwe akamenyero, bareke ukuri bareba n'amaso yabo? Ntabwo mbizi, sinzi uko ubyumva, kuko twarabibwiwe ngo umwigishwa wese wa Kristo akwiriye kunyura mu nzira zabo bande abo tumaze kubona haruguru, no gukora uwo murimo azi neza yuko ntacyo abanzi bawo bashobora gutwara ukuri, ahubwo ko baguhesha ibyiza. Igihe icyo ari cyo cyose bavuga nabi ukuri, nibwo abakenera gusesengura no kumenya ukuri bashita imitarimba kugira ngo bamenye impamvu y'ibyo byose. Byanditswe ngo Imana ivuga yuko ukuri kuzashyirwa ku ruhembe rw'imbere kugira ngo kugenzurwe kandi kugirweho impaka ndetse bakwange. Imitima y'abantu izanyeganyezwa, impaka zose, igitutsi cyose n'igikorwa cyose cyo kubuza umutimanama umudendezo ni inzira z'Imana zo gukangura imitima ihunikira. Aya magambo mvuze yanditswe mu gitabo cyanditswe na Ellen White cyitwa Abahirwa ni bande, ku rupapuro rwa 33. Aha hari amategeko 3 yo kurangurura ukuri. Itegeko rya mbere ni ukuburira burinda, utaranguriye cyane. Icyo gihe umuburo ntuzagera ku ntego, kuko hari abatazumva iryo jwi ry'imbuzi kubw'ubwoba bw'umurinzi wikunze kurenza inshingano yahamagariwe. Itegeko rya kabiri ni ukurangurura ariko ugerura, bigatuma umuburo utagera ku ntego, bigahitana benshi mu batabyumvise, kandi uyu murinzi azabiryozwa. Itegeko rya gatatu ni ukurangurura bitarimo ubwenge, bishyira mu kaga aburinda utiretse. Ibi bifatwa nko kwiyahura. Iyo bwenge atari we wibereye ku ruhembe rw'imbere rw'abarinzi, bifatwa nko kwiyahura. Nyamara iyo bwenge ari we wibereye ku ruhembe rw'imbere rw'abarinzi, si ukwiyahura. Itegeko rya Yahwe ni ukurangurura cyane utagerura. Iri ni ijwi ry'impuruza rirangururira mu matwi yabo urinze, kugira ngo bahungane ingoga, kuko hari akaga. Uwiteka avuga atya ati, ninteza igihugu inkota, abantu bo mu gihugu bakishakamo umuntu ngo bamugire umurinzi, nabona inkota iteye igihugu, akavuza impanda ngo aburire abantu, maze uzumva ijwi ry'impanda wese ntiyite ku mbuzi, inkota yaza ikamurimbura, amaraso ye abe ari we azabazwa. Yumvise ijwi ry'impanda ariko ntiyita ku mbuzi, amaraso ye abe ari we azabazwa. Ariko iyo yumvira imbuzi aba yarakijije ubugingo bwe. Ariko umurinzi nabona inkota ije ntavuze impanda, rubanda ntiruburirwe, inkota niza ikagira umuntu irimbura muwo muri bo, azaba arimburiwe mu bibi bye, ariko amaraso ye nzayabaza uwo murinzi. Aya magambo yanditswe mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 33 umurongo wa 2 kugeza ku wa 6. Uyu ni umuburo w'ibihe byose. Inshuti rero, reka nkwibutse ibyo Yesu yakomeresheje intumwa ze zari zishinzwe kuburira isi y'igihe cyabo itari yoroheye ubutumwa bwiza babwirizaga. Nibyo
biradukomeza twebwe abasorewe n'imperuka kugira ngo dushobore kuba barinzi nyakuri ku nkike z'Isiyoni. Yesu yaravuze ati nk'uko byanditswe mu butumwa bwe bwanditswe na Matayo mu gice cya 10 ku murongo wa 26, Yesu yaravuze ati nuko ntimuzabatinye kuko ari nta cyatwikiriwe kitazatwikururwa cyangwa igihishwe kitazamenyekana. Ku murongo wa 27 haranditswe ngo ibyo mbabwirira mu mwijima muzabivugire ku mugaragaro, n'ibyo mwongorewe muzabirangururire hejuru y'amazu. Hejuru y'amazu n'uyu munsi wa none bizamuka bigahinguka mu nzu iwawe, ukabyumvira kuri radio, ukabyumvira kuri TuneIn, ukabyumvira kuri internet, ukabibonera kuri WhatsApp, bikarangurura bikagera n'iwawe. Ubu n'ubuhanuzi busohoye. Umurongo wa 28 ruravuga ngo kandi ntimuzatinya bica umubiri badashobora kwica ubugingo, ahubwo mutinye ushobora kurimburira ubugingo n'umubiri muri Gehinomu. Ayo magambo nk'uko nabikubwiye mbere ngitangira kuyasoma yanditswe muri Matayo igice cya 10 umurongo wa 26 kugeza kwa 28. Kuri iyi ngingo rero icyo dukwiriye gutinya ni icyaha. Umugabane wa kabiri rero muri ya migabane dusoma muri rya somo, umugabane wa kabiri dusabwa gutekerezaho ni ukuvuga mu ijwi riranguruye nk'ikondera. Ubu buryo bwifashishwaga hatangwa umuburo utageruye ku kaga kabaga kugarije igihugu. Watangaga umuburo ageruye yagibwagaho n'urubanza ndetse n'igihano. Umugabane wa gatatu ni ukuvuga ibyaha n'ibicumuro by'ubwoko bw'Imana mu izina ryabyo utabikikiye. Buri muntu wese uri ku isi w'Imana, ntawe udakwiriye kuburirwa. Umuremyi kuko ari we wamuremye n'uw'umuremyi. Uyu mugabane wa gatatu rero ureba buri wese utuye ku isi. Mu nzira nyinshi Imana inyuramo ishaka umunyabyaha harimo no kuvuga ibyaha bye mu izina ryabyo utabiciye ku ruhande, ukabikora mu kinyabupfura, mu rukundo rwinshi ndetse no mu kwihangana. Ibi bituma uwabikoraga atabizi abyihana by'ukuri, agahindukira akihana, akemera ukuri kandi akemerwa n'Imana. Ibi nshuti mukundwa, kimwe n'uwabikoraga bizi neza kandi abishaka, arahindukira. Natanga urugero rw'abininiwe. Urugero rw'abininiwe dusoma ibyarwo mu gitabo cy'umuhanuzi Yona igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 10, aho bafashe ibyemezo n'umwami n'amatungo bicisha bugufi barihana. Urugero rwa 4 rw'umugabane wa 4 dusabwa gutekerezaho cyane ni ukubwira inzu ya Yakobo ibyaha byabo. Ibi ni uguhindukirira itorero ry'Imana ukariburira mu ijwi riranguruye udakikiye. Ni uburyo ijuru ryateguye kugira ngo habeho isukwa rya Mwuka Wera muri bo binyuze mu kurima imishike kw'abumvise impuruza. Ibi byiteho cyane kandi bikurikirane mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 22 n'igice cya 23. Urabona Abisirayeli bari mu mishike, habaho isukwa rya Mwuka Wera. Uyu wari umurongo ijuru ryari ryarateguye kugira ngo ubwoko bw'Imana, itorero ry'Imana ritegurwe, risukirwe Mwuka Wera, hongere habeho kwihana bisesuye. Ibi byari ukurangurura, nibyo nasobanuraga mu ngingo yo kurangurura. Asobanurira uburyo intumwa zero zizarenganywa. Yesu yatanze umuburo uzikomeza kandi ugakomeza n'abavugiramana b'ibihe byose, cyane cyane abo mu gihe giheruka. Yesu yaravuze ati, ibyo ni muri Matayo igice cya 10 ku murongo wa 16 niho byanditswe. Handitswe ngo dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, nuko mugire ubwenge nk'inzoka kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Ariko mwirinde abantu kuko bazabagambanira mu nkiko kandi bazabakubitira mu masinagogi, bazabashyira abatware n'abami babampora, muzaba bo guhamya imbere yabo n'imbere y'abapagani. Ariko nibabagambanira ntimuzahagarika umutima w'uko muzavuga cyangwa ibyo muzavuga, kuko muzabibwirwa muri uwo mwanya, kuko atari mwe muzaba muvuga, ahubwo ari umwuka wa so uzabavugisha. Kuko nabikubwiye ni byanditswe muri Matayo igice cya 10 ku murongo wa 16 kugeza kwa 20. Igihe cyose habayeho rero kwirengagiza ukuri, hakurikiraho ubuyobe no kutizera. Iyo hatabayeho kwihana no kugarukira ukuri, bisoreza mu buhakanyi bweruye buherekejwe n'ubuhumyi bw'iby'umwuka, tukarutisha ibigirwamana umuremyi. Nyamara ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo kuko nzi yuko Uwiteka akomeye kandi yuko umwami wacu asumba ibigirwamana byose.
Zaburi y'135 umurongo wa 5. Igihe cyose ukuri kuzigishwa nk'uko biri kukakirwa, byanditswe ngo ibigirwamana bizashiraho rwose. Yesaya igice cya 2 umurongo wa 18. Igikenewe rero ni ukwigisha ukuri nk'uko kuri, bizahanaguraho kandi birwanye ibigirwamana byose. Uko imperuka irushaho kutwegera, kwirengagiza ukuri no kuramya mu buryo bushize ku ruhande ukuri burafata intera ndende kuruta igihe cyashize. Imisengere ya gipagani yo kuramya izuba irakomeza kugenda igira umuvuduko muremure cyane. Buri munsi havuka ibisa n'imisengere y'ukuri ariko itari ukuri, kandi itari mu kuri, kandi yitwikiriye ukuri, nyamara yirengagiza cyangwa irwanya ukuri yihandagaje. Kuramya ibitari Imana umuremyi kuri mu buryo bwinshi. Hari ugusenga Imana y'ubumenyi. Iyi Mana itakarizwa icyizere n'abayiramya iyo hari umuyoboke wayo w'imbere wari ufite ubumenyi bwinshi, ariko ubumenyi bwe ntibimurinde urupfu, kuko byanditswe ngo ntimukiringire abakomeye cyangwa umwana w'umuntu wese utabonerwamo agakiza. Umwuka we umuvamo agasubira mu butaka bwe, uwo munsi imigambi ye igashira. Byanditswe muri Zaburi y'146 umurongo wa 3 n'uwa 4. Iyi Mana y'ubumenyi rero itakarizwa icyizere iyo bari gushyingura umwe mu bayiramyaga wasinziriye. Nibwo ujya kubona ukabona abanyabumenyi, abiringirwa b'abahanga muri byo, ukabona bose bagize ubwoba kuko hari ikibazo badafitiye igisubizo. Tugaruka ku gusesengura kuramya gupfuye. Ku isi hagwiriye kuramya ubutunzi, aricyo kigirwamana cya benshi nka Mamoni. Abandi baramya Imana y'amateka hakurikijwe akarere iherereyemo n'abayiramya. Hambere mu Rwanda baramyaga mu buryo bwo guterekera umuzimu w'umukurambere wabo, kuraguza, kubandwa n'ubundi buryo nk'ubwo. Mu Rwanda ubu buryo bwo kuramya gupfuye bumaze kugarukana imbaraga, bwitwikiriye undi mwitero ureshya kandi ureshya cyane. Ibi bikaba bisaba rero kwigana umwete ukuri kugira ngo turebe kandi tubere umucyo abari mu mwijima, dushobore kubagarura mu kuri, kuko uku kuramya gupfuye gufite umuvuduko muremure, aho abahagarariye iyi misengere bigaragaza ku mugaragaro mu gihe mu minsi yashize aho ubukristo bwari bugifite imbaraga zo guhinduka no guhindura benshi. Wabonaga n'ab'iyi misengere y'ubupagani bari bamaze gucika intege, ariko ubu bamaze kubura umutwe mu mbaraga zikomeye. Hari ukuramya umuntu no kumwizigira nk'ufite mu biganza bye ukubaho kose kw'abamuramya. Hari ukuramya no kwizigira uwapfuye ngo aguhakirwe ku Mana nzima. Ubu buryo hamwe n'ubundi buryo bwose tutaboneye umwanya bwabaye igikwira ku isi yose. Ikintu cyose kidutesha Imana rero kandi kikadutesha umuremyi wacu gikwiriye kurekwa. Imana imenyera iherezo mu itangiriro yari izi ko mu minsi y'imperuka kuramya kunyuriye mu kwirengagiza ukuri kuzashyirwa imbere y'abatuye isi, bagatozwa iyo misengere ipfuye, maze ibyandikishijwe n'urutoki rw'Imana bigateshwa agaciro. Ibyandikisha bitaraba kugira ngo nibiba tuzizere ko iyo Mana ari ukuri. Muvandimwe, inshuti nkunda, aho utuye iwanyu, aho uri gukorera, ntekereza ko muri aka kanya bamaze gufata umwanya wo gutega amatwi abari mu burasirazuba, abari mu burengerazuba, abari mu majyaruguru, abari mu majyepfo, abari hagati mu gihugu, abari hirya no hino hanze y'igihugu. Tega amatwi wumve neza ibyanditswe mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 8 umurongo wa 13 gushyika ku murongo wa 18. Handitswe ngo, arongera arambwira ati, uraza kubona ibindi bizira bikomeye bakora. Maze anjyana ku rugi rw'irembo ry'inzu y'Uwiteka ryerekeye ikasikazi, nuko mbona abagore bicaye baborogera Tamuzi. Tamuzi yari iki? Tamuzi bamusengaga bate? Tamuzi ibyo byatangiye ryari? Maze arambaza ati, mbese urabibonye wa mwana w'umuntu we? Uraza kubona ibindi bizira bikomeye biruta ibi. Nuko aranjyana ngeza mu rugo rw'irembo ry'inzu y'Uwiteka, maze ndebye mbona ku irembo ry'urusengero rw'Uwiteka hagati y'umuryango n'igicaniro abantu bagera nko kuri 25 bateye imigongo ku rusengero rw'Uwiteka bareba iburasirazuba, kandi basengaga izuba berekeye aho rirasira. Ubu buryo bwo gusenga izuba bwatangiye ryari?
iyobokamana ryo kuramya izuba, ukwezi n'inyenyeri si ibya none, ni ibya kera cyane. ushobora kuvuga uti sinsenga izuba, sinsenga ukwezi n'inyenyeri, nyamara mu gihe ndi burusesengura urasanga byimbitse aho iwanyu, aho muri iyo myizerere utazi igihe yatangiriye, baramya izuba nk'imana yabo. Uko imisengere yagiye ihita indi igataha kandi mu buryo bujijishije cyane ababiramya, kuramya izimuri byanozwaga hakurikijwe igihe, idini n'umuco w'abantu, bishingiye ku bumenyi bafite kandi biherekejwe n'uburyo bifuza kunezezamo imana zabo, bikitwa andi mazina. Hifashishwaga amashusho cyangwa ubundi buryo bubakururira kubiramya nk'ibyo batezeho amakiriro. Abasesenguzi ba Bibiliya bavuga ko iyi misengere irwanya imana yo kuramya imuri zo mu kirere yatangijwe na Nimurodi, nk'uko tubibona mu Itangiriro igice cya 10 umurongo wa 8 gushyika ku wa 10, w'izina rye risobanura ngo ikigomeke. Kugeza ubwo ateranije isi y'igihe cye ati twigomeke ku Mana, twibakire inzu ndende, uko tubibona mu Itangiriro igice cya 11 umurongo wa 2, ngo Imana nirimbuze isi umwuzure tuzahungiremo. Abahanga mu bya Bibiliya bavuga ko yari afite umugore witwaga Semiramisari, ari nawe nyina umubyara. Ngo Nimurodi yari umwubatsi w'umuhanga, yari umuhigi w'umunyamaboko, kandi yari n'umupfumu w'umuhanga ukorana n'imbaraga z'abadayimoni, bituma bamwe mu b'igihe cye bamuramya. Abahanga mu by'iyobokamana bavuga ko igihe cyageze apfa atabyaranye n'umugore we, ari nawe nyina umubyara. Uyu mugore we Semiramisi bavuga ko yiyandaritse aratwita, yibaza uko bizamugendekera, ahitamo guhimba ikinyoma kirafata. Aravuga ati umugabo wanjye ntiyahisemo kuba ku isi, ahubwo yagiye mu izuba, ariho ava aje gusura urugo. Yababwiye ko izuba ari ryo ryamuteye inda, ari naryo mugabo we. Avuga kandi ko izuba rimaze kuryamana nawe, nyina ari we Semiramisi, babyaranye Tamuzi, ariyo nkomoko ya mbere y'imisengere yo gusenga izuba, kandi umunsi mukuru mpuzamahanga waryo wiswe Sande, ariho ku cyumweru, ariho dimanche, ariho kuwa mbere w'isabato. Uyu munsi si Imana yawutegetse. Muvandimwe nshuti nkunda, ndakwingingira kugira ngo ushobore kumenya ukuri nk'uko kuri, kandi ushobore kubaturwa n'ukuri, kuko byanditswe mu butumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Yohana mu gice cya 8 ku murongo wa 32, handitswe ngo namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Nshuti mukundwa, garuka, emera ukuri, yoborwa n'ukuri, ntuzimirize ukuri mu nzira unyuramo, kandi ntiwirengagize ukuri, kuko kukwirengagiza bizabyara ingaruka mbi. Ndakwifuriza kugengwa n'ukuri no kuyoborwa n'ukuri mu izina rya Yesu, amen. Ijambo ryawe Mana niryo rituyobora. Bageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa, nubwo ari we byari bigendereye. Uwo wari umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro.